Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, fata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandika igiso cya nyacyo. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukagenda wandika igiso cya nyacyo, niba gifite A, B, C, D ugahitamo iyo nyuguti y'igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kwitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'imiterere y'akazi ukora. Hari abantu baba bataboneka ngo baze twigane mu shuri, niyo mpamvu twashyizeho uburyo bwo kubigisha online aho waba uri kure hose, tukagusobanurira nawe mu gihe gitoya ukabura bimenye ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, ese biba bigomba kugira iki? A iravuga ngo umuyobozi, B iravuga ngo umuherekeza, C iravuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikinyabiziga kigenda ese kiba kigomba kugira iki? Iyo bavuze hano umuyobozi, ntabwo bavuze umuyobozi wo mu nzego runaka, baba bari kuvuga umuntu utwaye icyo kinyabiziga. Rero hano ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika wa papuro. Ese ni A umuyobozi, ese ni B umurekeza, babandi bagenda hejuru y'imizigo ndetse n'abandi. Se kaho ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D kaho nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika wa papuro. Hari iso cya nyacyo, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba kigomba kugira umuyobozi. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha, ese tumenyesha iki? A iravuga ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, B ikavuga ngo ahegereye umurongo ukomeje, C ikavuga ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, D ikavuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A na C bikaba ari ibisubizo by'ukuri. A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira ikaba ariyo, ndetse na C ikaba ariyo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Ese uyu murongo uciyemo uduce umenyesha ahegera umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera, utwo turanga cyerekezo tuba tukumenyesha iki? Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Hari ukuntu umuhanda utangira ufite ibisate byinshi, ariko uko ugenda ujya imbere bikagenda bigabanuka, ugasanga ahubwo wageze mu muhanda wenda w'ibyerekezo, ifite ibyerekezo ibisate nka 2 cyangwa ukagera mu muhanda wenda w'icyerekezo kimwe. Niyo mpamvu baba bari kuvuga ngo igisubizo cya nyacyo ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo ariko uri kujyamo. Ndakeka ko rero wari umaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wari umaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ikinyabiziga ntigishobora kuhagenda. A biteganye, B ku murongo umwe, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibiba bigomba kuhagenda bimeze bite? Bibutsa ko video y'ibimenyetso bimurika nayo namaze kwibakorera, aho ikinyabiziga kiba kiri kugenda mu nzira nyabagendwa gikoresheje amatara ariyo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Bikagenda biyobora ibinyabiziga kugira ngo birinde impanuka bitewe n'uko wenda aho hantu hari umuhanda w'ibyerekezo byinshi
ku buryo gukata mu masangano biba byateza impanuka, ariko bagashyiraho ayo matara amurika kugira ngo ayobore ibinyabiziga. None aho hantu ibinyabiziga ntibiba bishobora ngo kuhagenda mu gihe A iravuga ngo biteganye, B ikavuga ngo ku murongo umwe, C ikavuga ngo A na B nibyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero ndakeka ko bamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza, icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga, ubuso bwera, ibirango by'umukara. A iravuga ngo ahanyurwa na velomoteri gusa, B ikavuga ngo nta modoka, C ikavuga ngo hanyurwa n'imodoka gusa, D ikavuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese iki cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko video y'ibyapa namaze kwibakorera iri kuri YouTube channel yacu, ni amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda asobanuye neza. Ikintu nakora uhita ujya muri comment urayasangamo, niyo reba ari comment ya mbere uraba arimo link urakanda ikakugeza ku iyo video y'ibyapa byo ku mihanda isobanuye neza. Reba nk'umuntu warebye nk'iyo video ahise amenya ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza, aho birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo hanyurwa na velomoteri gusa, B ikavuga ngo nta modoka, C ikavuga ngo hanyurwa n'imodoka gusa, D ikavuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano cya nyacyo ni A, ese hano cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo urabona ari C, cyangwa se hano izo cya nyacyo urabona ari D? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni ntihanyurwa n'amapikipiki. Urabona nka kino kirango baduhaye, urabona ko harimo umuntu utwaye ipikipiki, kandi kino cyapa ukibuka ko kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza. Ubwo buri kubuza iki? Amapikipiki. Akaba ari ahantu hatanyurwa n'amapikipiki. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Ubuhe buremere? A iravuga ngo toni 1, B ikavuga ngo toni 2, C ikavuga ngo toni 24, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ukamenya guhindura ingero kuko bajya bakunda kuzibaza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? None icyo cyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa gishyirwa ku binyabiziga gusa, ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Kubuhe buremere? Ese izo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Tegereze neza ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko bino bibazo gucya babibabaza niko bongera kubibasubiza iyo mugiye gukora. Ikintu uba ugomba gukora ni ukuba warabonye imyitozo ihagije. Nka kino kizame dukosoye, ushobora kugera mu kizame ugasanga babajijemo nk'ibibazo 5 bongeye barabibaza biturutse mwa kino kizame kimwe wakoze. Rero ibanga ni rimwe ryo kugira ukore rimwe uhita utsinda, gukosora imyitozo myinshi kugira ngo uzakore rimwe uhita utsinda. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wari wamaze kucyitamo rero. Ikibazo cya gatandatu rero kirabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa tugarura rumuri uretse ibitegetswe, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Biba bibujijwe gufata nk'ikinyabiziga cyawe ukongeraho andi matara cyangwa ukongeraho tugarura rumuri. Tugarura rumuri ni iki? Ni udukoresho ubwatwo ntitwaka,
ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rukubiseho duhita dusa nk'utwatse bitewe n'ubutumwa dushaka gutanga. Habaho n'irangi garurarumuri aho bashobora kurikoresha bashaka kwerekana inkombe mpimbano z'umuhanda cyangwa bashaka kwereka nk'ahantu hari icyago kugira ngo nuhagera wirinde. Mujya mubona n'ibyapa nabyo ukabona wagira bimeze nk'utugarurarumuri, ubwacyo bikaba bitaka, ariko ikinyabiziga cyawe cyakubitaho urumuri ukabona icyapa gisa nk'aho cyatse. Rero biba bibujijwe rero kongera amatara cyangwa utugarurarumuri ku binyabiziga uretse amatara akurikira. Iravuga ngo amatara ndanga, B ngo amatara ari imbere mu modoka, C ngo amatara ndangaburumbarare, D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano iso cyanyacyo ni A, ese iso cyanyacyo ni B, ese iso cyanyacyo ni C, cyangwa se iso cyanyacyo ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ayo matara yo biba bitareba kuba wayahindura cyangwa ukaba wakongeramo utugarurarumuri. Ni amatara ari imbere mu modoka, amatara ari imbere mu modoka ho ibyo ntabwo biba biyareba. Uba wakongeramo andi matara cyangwa ugashyiramo n'utundi tugarurarumuri bitewe n'uko ubishaka, ho ntabwo ibyo biba bibireba. Uba ugomba gushyiramo amatara ushaka. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikiziga kigende gahoro, feri idakora neza babwita. A iravuga feri y'urugendo, B ngo feri yo guhagarara umwanya munini, C ngo feri yo gutabara, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ubuhe buryo bwakoreshwa? Feri ntabwo iri gukora neza. Rero ni iyihe bwoko bakoresha kugira ngo imodoka igende gahoro? Feri ntabwo iri gukora neza. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni feri y'urugendo, ese ni feri yo guhagarara umwanya munini, ese ni feri yo gutabara, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi, ni C, feri yo gutabara. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Murabizi amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora ari kwaka, ahubwo hari ibihe bigera akaba ashobora kuzimwa. Ibyo bihe rero ni ibihe? Hano batubwiye ngo iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kureba muri metero 20, ukaba wareba muri metero 20. B ikavuga ngo iki? B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro. D ikavuga ngo iki? Ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cyanyacyo ucyandike ku papuro. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bihe. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi, ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ndakeka ko wari wamaze kucyitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku papuro. Impamvu y'ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi uba ugomba kuzimya ari amatara maremare y'ikinyabiziga. Birashoboka ko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rw'amatara maremare ashobora kumurika mu maso y'umuntu mugiye kubisikana, bikaba byatuma atareba imbere neza, bikaba byamukoresha impanuka. Rero niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari B. Iyo ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9, kirabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, cyese ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? A iravuga ngo ku byerekeye itara ndangamubyimba, B ikavuga ngo ibyerekeye itara ryerekana icyerekezo, C ikavuga ngo itara ndangaburumbarare, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, iso cyanyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano iso cyanyacyo ni A, ese hano igisubizo cyanyacyo ni B,
ese hano urabona igiso cya nyacyo ari C cyangwa se urabona igiso cya nyacyo ari D? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko rero wamaze kubyitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa volomoteri ntimurenza ibipimo bikurikira. A iravuga ngo santimetero 25, B ikavuga ngo santimetero 125, C ikavuga ngo santimetero 45, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa volomoteri ntiburenza ibipimo bingana bite? Bibutsa ko santimetero ni urugero rw'uburebure, metero nayo ikaba urugero rw'uburebure. Hano iyo bavuze ngo santimetero 25, ugomba kumenya ko metero imwe ubwayo ingana na santimetero 100. Ubwo ukahita umenya ukuntu urahindura ingero. Niba bavuze ngo santimetero 125, ni nkaho bakavuze ngo metero imwe n'ibice 25. D rero iravuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tugufashe mu gahe gatoya, asigara ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iyo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese rishyirwaho ku buhe buryo? A iravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, B ikavuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, C ikavuga ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, D ikavuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga ndetse na C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi, bigufasha gukora ibindi myitozo yagije ntiwirare. Waba wanagize amanota make ukabiha umwanya, noneho ukajya ukora examen zose zakozwe mbere n'iziri gukorwa kano kanya, kugira ngo urusheho kubona ku bibazo byinshi nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ese wari wahisemo A? Ndakeka ko rero wari wamaze kuyitamo. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba gushyiraho itara ry'icyatsi rigashyira imbere ku kinyabiziga. Ikibazo cya 12 kibaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. A iravuga metero 100 ku manywa, metero 20 nijoro. B ikavuga metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C ikavuga ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iri tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ingana ute? Haba ari ku manywa cyangwa ari nijoro. Tegereze neza rero hano usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igiso cya nyacyo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo, murabizi itara iyo ari nijoro niho rigaragara, waba uri kuruka ribona. Iyo ari ku manywa kubera n'ubundi haba hari urumuri rw'izuba, ntabwo uba wareba mu ntera iri hejuru nk'iya nijoro. Niba itara ari kucana risa umutuku rikaba riri muri metero, ntabwo bishoboka ko waribonera muri metero 100 ari ku manywa, nijoro ribonera muri metero 20. Ntibibaho. No kuri B ntabwo byashoboka ko izaba ari metero 150 nijoro ngo bibe metero 50. Ahubwo nijoro niho uba wareba iryo tara riri kure ukaribona, kubera ko haba hari umwijima. Niyo mpamvu hano kuri
kwa bino bisubizo bavuze ngo igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero bamaze kubyitamo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ahategamye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. Murabizi ibinyabiziga biba bigenda bifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikanira mu ntera igiye ikurikira itandukanye. Rero ko ibyo binyabiziga byo batubwiye bavuze metero 100, B baratubwira ngo metero 200, C baratubwira ngo metero 50, D baratubwira ngo metero 150. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, metero 50. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Iravuga ngo ibinyabiziga by'ingabo bijya hatarenga kilometero 25, B ngo ibinyabiziga bihinga, C ngo ibinyabiziga bya polisi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ku binyabiziga by'ingabo, ese ni igisubizo cy'ukuri ni A, ku binyabiziga by'ingabo. Ndakeka ko mugenda mubibona. B ngo ibinyabiziga bihinga biri abakoresha mu buhinzi, ese ni C ibinyabiziga bya polisi. Ndakeka ko mubizi biriya binyabiziga bya polisi, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenza ubugari bw'ibinyabiziga bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ikinyabiziga bikurikira. A iravuga ngo igare, B ikavuga ngo velomoteri, C ikavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, uhita ubitwandikira muri comment ukatubwira ati twigishe ku isomo rijyanye ni wenda n'amatara, nkaribategurira nkazaribashyirira kuri YouTube channel. Murabizi nkora ibyo kugira ngo murusheho gutsinda kandi biboroheye, mukore rimwe mutsinde. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. A iravuga ngo imyaka 10, B ikavuga ngo imyaka 12, C ikavuga ngo imyaka 7, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwese murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana, rero biba bibujijwe gutwara uwo mwana w'imyaka runaka ku ntebe y'imbere iyo harimo indi myanya. Ese iyo myaka ni iyihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, imyaka 10, ese igisubizo cy'ukuri ni B, imyaka 12, ese igisubizo cy'ukuri ni C, imyaka 7, cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana uri munsi y'imyaka 12 ntabwo yabyemewe kumushyira ku ntebe y'imbere. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kibaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. A iravuga ngo ubuso ni umweru, B ikavuga ngo ikirango ni umutuku n'umukara, C ikavuga ngo ikirango ni umweru n'umukara, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
bibutsa ko ibibazo biragaruka ushobora kuba wakosoye ikizame cya mu gitondo n'icya nyuma ya saa sita ukabona hagarutsemo ibibazo birenga 5. Rero niyo mpamvu nawe biba bikwereka ko nujya gukora ntabwo bazahimba ibibazo, ni ibingibi bazakubaza. Ikintu usabwa ni ugukosora imyitozo ihagije, ukareba video tuba twarashyizeho kera, ntuvuge ngo nzajya nkosora ikizame cyakozwe uwo munsi gusa, nazo ukazireba ukiha intego, ujya kumara icyumweru kimwe n'igice cyangwa 2 wamaze kugera ku kigero cy'uko nk'igazeti yose uba waramaze kureba biriya bibazo byayo, ukaba ubizi kandi ikibazo wakosoye biba bigoye kugira ngo uzakibagirwe. Niyo mpamvu uba ugomba gutya turi gukosora kuba wafashe agapapuro ukagenda wandikaho igiso cya nyacyo, ukareba amanota waragira kuri 20. Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze guhitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 18, kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ariko avuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, beka ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, seka ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Biriya bimenyetso bimurika aho biba biri kumurika bikoresheje amabara 3 ari y'umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku, bishobora gushyirwa iburyo, byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko biba byashyirwa n'ibumoso cyangwa no hejuru y'umuhanda hakurikijwe iki? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Ibisubizo byose bikaba ari byo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Urabizi biriya bimenyetso byose baba babishyiraho kubera n'ubundi biba bigamije kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bibarinde ibyago, baba bagomba kubishyiraho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Aravuga ngo kuri buri nzira, B kavuga ngo hagati y'amasangano, C kavuga ngo iburyo bw'amasangano, D kavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuri buri nzira no hagati y'amasangano. Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Hari ikindi kibazo bakunda kubaza bakavuga ngo mu nsisiro gusa cyangwa ngo mu nsisiro cyangwa n'ahandi hose. Kwa ari amatara bakoresha bari kwerekana ko hagiye guca nk'ikinyabiziga runaka, ziramburira zimurika. Iyo bavuze ngo A bakavuga ngo mu nsisiro gusa, ahandi bakavuga ngo B, bakavuga n'ibindi ahandi, cyangwa bakavuga ngo mu nsisiro cyangwa n'ahandi hose. Ujye uhitamo igiso cyanditseho ngo mu nsisiro cyangwa n'ahandi hose, kuko niko biba bimeze. Hano rero bavuze ngo iryo tara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwaho ahagana he? Ndakeka ko rero waramaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ese umuntu atwaye ipikipiki yamupfiriyeho? Bikunda kubaho mu mihanda, mugenda mubibona, mukabona nk'umumotari asunitse ipikipiki yayivuyeho ari kugenda yisunitse. Ese iyo umubonye uba ugomba kumufata nk'iki? A iravuga ngo umunyamaguru, kavuga ati nubwo ari gusunika ipikipiki ari kugenda n'amaguru ko n'umunyamaguru. B kavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, kavuga ati nubwo ipikipiki yamupfiriyeho n'ubundi ni umuyobozi w'ikinyabiziga. C kavuga ngo umugenzi, cyangwa ukamufata nk'umugenzi. D kavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo na B ikaba ariyo, kamufata nk'umunyamaguru ariko w'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese uba ugomba kumufata nk'iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20.
bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Hari abantu benshi bakunda kutwandikira bari kutubwira ibibazo bagize bari gushaka kode, ukajya ku muntu wamubwira ngo nagushakire kode ya Nyarugenge, ugasanga yagushakiye ya Nyagatare, ugasanga hajemo ibibazo, cyangwa bikaba ngombwa ko bimwe turajya twandikira Irembo kugira ngo ibone ukuntu ibafasha. Rero nk'iyo wowe watwandikiye twarakoranye, tubigukorera neza nta kibazo kizamo. Niyo mpamvu aba ari byiza kugira ngo nimukenera kode muhite mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri 0788931626. Birashoboka ko na kino kizame tuba dukosoye ushobora kugiramo ikibazo, ukabura umuntu ugusobanurira bitewe n'abo muri kumwe wenda nta bumenyi bwinshi bafite ku bintu by'amategeko y'umuhanda. Nawe uhita uduhamagara kuri iyo nimero kugusobanurira serivisi aba ari ubuntu. Ikindi ushobora kuba uri kure ukora akazi, utaha saa 2 z'ijoro, ugenda mu gitondo ukaza unaniwe, ariko ukaba wabona nk'agahe gatoya ku munsi, cyangwa wanabona igihe kinini ukakibona mu masaha atagukundira kugira uze twigane mu ishuri. Rero namwe twabatekerejeho, ubwo dutekereza ku bantu baba bari kure batabona uko baza mu ishuri ngo twigane, dutekereza no ku bantu baba bafite izo mpamvu z'akazi cyangwa bitewe n'amasaha babonekeraho. Dushyiraho uburyo bwo kubigisha online, aho iyo ufite zino telefoni zigezweho uba waduhamagara tukakwigisha by'umwihariko. Tuba dufite dokima zagufasha kwiga mu gihe gitoya, icyumweru kimwe cyangwa icyumweru n'igice, cyangwa ibyumweru 2 bitewe n'umwanya we waduhaye, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Dokima zikurikirana, waba uri umutangizi, waba hari utuntu ducyuziho, tukagufasha mu gihe gatoya ukagenda ugatsinda. Murabizi niyo ntego yacu, kubera tuba twarabonye ibizame byinshi, tuba dufite experience y'ukuntu tubigishamo. Rero naho uhita utwandikira kuri iyo nimero tukakubwira ibisabwa, ntabwo biruhanyije. Murabizi ino channel nayishyizeho kugira ngo mwebwe biba bitakundira kugira muze twigane, namwe mujye mubona amasomo. Rero nuguhita utwandikira cyangwa duhamagara kuri iyo nimero tukagufasha. N'ikindi kibazo cyose wagira cyangwa indi serivisi yose ijyanye n'Irembo wakenera, cyangwa hari ibintu ushaka kudusobanuza, ujye uhita utugeraho kuri iyo nimero tugufashe. Turahari kugira ngo tubahe serivisi inoze. Rero nakeka ko hano wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Uba ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cyaba cyamupfiriyeho. Rero ibindi ndabakunda cyane, abari hafi gukora, Imana izabibafashemo, mutsikorere imwe mutsinde. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.